Uwiteka Imana umuremyi w'isi n'ijuru, yangiriye neza sinzi uko nabivuga, yankuye imisayo y'ibyaha, nzaza mu ubugingo bw'iteka. Umucyo ukiva murikiye ubugingo bwanjye, ankozeho wese mera ko ndahinduka, nanjye nziguma mu mahema yiwe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Yambi amakuru yanyu nari mbakumbuye. Imana ni nziza cyane, Imana irambyukije saa 9 imbwira ko ngomba kubaganiriza. Mumeze mute rero? Tugitangira twatangiriye muri uku kwezi, kwari ukwezi kw'amategeko ya Kristo, kandi ni ukuri ntabwo kurarangira, turacyayakomeje. Ndabyibuka dutangira audio, nakoresheje audio ndababwira ngo Yesu aravuga ngo witondera amategeko ye akayabamo, ngo we na data bazaza aho ari. Arongera avuga ngo ariko witondera amategeko yanjye, ngo asabe icyo ashaka azakibona, sibyo? Hanyuma kandi ntekereza ko mwagiye muyabona ko nagiye nyasharinga. Papa Diva yarambwiye ngo ntago abyishimiye, yifuza ko nza nkavuga, ariko nsa nkaho nahuye n'ibigeragezo byo kurwara. Narwaye malariya ivamo iminsi nk'itatu, mbarwaye giripe nayo itari yoroshye, ariko ndashima Uwiteka ko ndi muzima. Pawulo aravuga ngo nubwo duhura n'imiyaga y'ibihwayihwayi, ni ukuvuga ngo iyi ni imiyaga y'ibihwayihwayi. Satani ngo amaze kugerageza Yesu ku musozi, biranditse ngo aravuga ngo amusigaho, ngo aravuga ngo amuteze undi munsi. Gusa tujye dushima Imana ko ni umukunzi w'amahoro, ni umutanzi w'ubuzima, ni umutanzi w'ubugingo. Iyo Satani akuburiye aha amugukijije, akagutegera ahandi naho aramugukiza. Hari umuntu ejo wambwiye turi kuganira iby'ubwami, arambwira ngo ngewe ngo ubu ngubu ibigeragezo nsigaye narabimenye, ngo iyo bije ndituriza. Wavuga ko ari byo, ni solution nziza yafashe ko yituriza, ariko biragoye kumenya icyago kizaza ejo, biragoye. Gusa iyo ari ikintu kije warigeze kugicamo, kugitsinda biroroshye. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo atari umwami Imana ntabwo twabishobora. Nanjye ndashima Imana rero, ntabwo ari uko nakomeje kuvuga ubutumwa, ariko sinzi niba mubona ko ibihe bihinduka. Hari igihe kizagera n'iryo jwi ryanje wavuga ngo ese uyu abavuga iki nturyumve, n'insengero bazifunge nk'uko mubibona. Mu buryo buri spirituel haba harimo ikintu abantu b'itorero barimo barabura. Ariko abantu, hari ikintu nakundiye Imana, muri situation igaragara ko iri wasi, ko ari mbi, ko abantu bose ngo ngo birakomeye bigiye kuba gutya. Njye mpita mvuga buriya harimo ukuboko kw'Imana tutari kubona. Hari ibintu byabaye ku kazi muri ino minsi, bakajya bambwira anje bigiye kugukomerana, nkabona abantu 3 bari kubisuramo, nkavugana njyewe ibintu byankomeranye buriya murabizi ku mutima, ariko sinabibabwira. Nkaba buriya harimo ukuboko kw'Imana, tureka byihorere ndebe aho byerekeza, sibyo? Nigeze ngira umushefu, ntabwo yari mwiza cyane kera mu myaka yashize. None yajya abona nka saa 11 zigeze, kandi azi ko mfite umwana nonsa, agahita azana nk'ibidosiye nk'ijana akabitereka ku meza. Noneho reka rero umunsi umwe azabizane, njya muri dushe mbwira Imana, ariko Mana wowe urabona byagenda biti? Aho kaya mvuye muri dushe, muri toilette ngarutse, nsanga bari kubikura ku meza. Mbaje se bigenze bite? Ngo byari ibintu bijyanye n'impanuka ari gukoramo amareserve, ngo babikoze automatically, ngo board yabibatunga babibasabye byihuse ngo batange amaripoti y'amareserve, ngo babikoze babikuye mu mitwe, ntabwo bigeze bareba muri dosiye. Hari ukuntu Uwiteka bigenza.
muri iyo situwasiyo ubona ko ari mbi niho umwami Imana azagaragariza ukuboko kwe. Ibigeragezo duhura nabyo n'intambara niho honyine Uwiteka agaragaza ukuboko. Buriya biragoye ko ushobora gutekereza ko Uwiteka ari bugaragaze ukuboko uri mu munezero. So nifuje kubaganiriza rero ku bihe. Kera muri 2021 nigeze mba ndyamye, hari dimanche mvuye gusenga ndaza, nabaga i Musanze kandi i Musanze harakonje cyane, ndiryamira ndasinzira. Njya nibuka n'ishati nari nambaye y'umutuku, noneho maze gusinzira ngira iyerekwa mbona ahantu twe twicaye hasa nk'aho urabona nk'ahantu muri aeroport abantu baba bategereje ko indege zigenda. Ngiye kubona mbona nari kumwe n'umushuti wanjye witwa Cecile, ndabyibuka muri izo nzozi. Ngiye kubona mbona dukuyemo imyenda tugiye ahandi. Nari maze igihe gira mu 2021 nari maze igihe gito ntangiye kujya mbwiriza kuri Facebook, mbese mbyiga ndeba ko nazabishobora, nyine byari bikinagoye. Noneho ariko hashize ntabwo ari 2021, ari nka 2022 mu mezi ya mbere, ahubwo hashize nk'amezi 8 mbwiriza. Noneho byutse numva ijwi rirambwira ati buriya mu bintu byose waba uzi ko n'itorero rizataha. Itorero rizataha. Ndavuga harya buriya hari inyigisho nagiye mbona muri ino minsi muri iyi myaka itambutse 10 za prosperite z'amazu n'amamodoka n'amaviza, mahezuma ko n'ababihanuriwe benshi batanabibonye. Burya ni byiza no kwitegereza, umuntu aguhanura ikintu ngo uyu mwaka ntabwo uzagusiga udashatse, umwaka ukaza undi ukaza, kandi uwo muntu ugakomeza ukamuhagarara imbere. Kandi ijambo ry'Imana avuga ngo umuhanuzi azemezwa no kwihanura ikintu kigasohora mu mategeko yo gutegeka kwa 2. Hanyuma Imana yashatse kunyereka ko ibihe bizageraho tukava muri iyi si tukagenda, sibyo? Noneho kandi Yesu aravuga ati ntabwo uwo munsi uzwi, ariko ibimenyetso by'ibihe ku bana b'Imana bazabimenya, sibyo? Noneho urebye izo nyigisho za prosperite nari mvuze zari inyigisho zigisha abantu gukunda iyi si no kuyigumaho no kuyizirikaho, ariko mu by'ukuri turi abagenzi. Iyo usomye igitabo cy'Abaheburayo kivuga intwari zo kwizera, aravuga ngo iyo iyi gakondo turimo bayikunda, ntabwo bari kwifuza gakondo iruta iyi ngiyi kuba nziza. Bari kuvuga bati aha ngaha haraduhagije. Umuririmbyi ugeze aririmba, umuririmbyi waririmbye Ambassadors avuga ngo mu ijuru ngo nta nzitiramibu ibaho, ngo nta ndwara. Ni ukuvuga ngo hari ubundi buzima hakurya y'ubu buzima, sibyo? Mu gitondo rero ndimo nisomera ijambo, nsoma igitabo cya Zefaniya, nibuka ko n'ejo muri ino minsi nk'itatu numvishe umwuka umbwira igihe cya nyuma cy'ibihe. Igihe cya nyuma cy'ibihe, icyanditswe cya mbere dukunda kubivugaho cy'ibihe ni icyanditswe cy'umugabo witwa Matayo, igice cya 24. Twese kino cyanditswe abantu barakizi, ngo baravuga ngo ku gice cya 4 ngo Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Noneho iyo usomye kino gice ugasoma n'ibindi bice byose bivuga ku mperuka y'ibihe, ubona ko ibintu byinshi bimaze gusohora. Noneho ejo hari umupasiteri numva ari kwigisha iyi minsi ya nyuma y'ibihe, ndavuga se gute uyu mupasiteri ari kubyigisha? N'ejo narabyumvise, noneho mu gitondo ndi kwisomera Bible nongeye mpura nabyo. Ni ukuvuga ngo noneho na mbere muri kino cyumweru ndwaye hanjemo indirimbo imbwira ngo Yesu agarutse ngo abera bose bazataha. Noneho ndibaza ngo ese Uwiteka aje uyu munsi ndi mu bataha? Nawe wakwibaza. Twakomeje guhangayikira ubuzima bw'iyi si. Nigeze mbigisha ukuntu umuntu aremwe, umuntu yakozwemo ibice 3. Umuntu akozwemo n'umubiri, umuntu akozwemo n'ubugingo, umuntu akozwemo n'umwuka, ariko Imana ataha. Noneho ugasanga ubugingo nta kibugaburira, ahubwo ubugingo bugaburirwa n'ibice 2, umubiri cyangwa se hari Imana iba. Iyo ubugingo bugaburiye imbaraga z'ubwami bw'Imana, burayoboka bukera imbuto z'umwuka wera. Ariko iyo ubugingo bugaburiye ibiva mu mubiri, ugira gute? Imbuto za kamere. Noneho
ndatekereza ngo ese niba ubuhanuzi twanyuzemo n'inyigisho twanyuzemo ari izagaburiye umubiri, ubugingo bwacu buhagaze bute? Ese Yesu agarutse, muraza kumva icyanditswe Yesu yavuze ngo kugira muzakize ubugingo bwanyu, sibyo? Noneho Yesu agarutse, ese mu bantu yatwara uyu munsi ndimo, se wowe urimo? Igihe cya nyuma cy'ibihe, hari abantu b'abateologiste babyize banabibyumva neza. Njye ntago ndi umuhanga wabyo, niyo ndi gusoma Daniyeli iyo bageze ngo ku gice cy'igihe n'igihe ngo ibyumweru 7, njye ni ukuri ndi umunebwe wo kubara iyo mibare. Iyo ngeze mu byashishuwe nabwo ni uko, ariko iri jambo numvamo rimwe ni uko gutaha kw'itorero kuzabaho. Noneho rero kandi ijambo ry'imvuga ngo ab'ibihe baziganyira iby'iki gihe n'ibindi bihe. Iyo bavuga ab'ibihe bavuga generasiyo. Hari generasiyo zagiye zibaho, izo zaba Yakobo zari zifite igihe zagenewe kubaho n'imirimo bagomba kuyikoramo. Hari generasiyo zaje zaba Dawidi, nabo bari bafite igihe cyabo cyo kubikoramo. Hari generasiyo zaje mu ntumwa, ari naho hubatse itorero n'abahanuzi, ariho nyuma y'urupfu rwabo ariho hubatse itorero. Abo nabo bakoze mu bihe byabo, ni abantu bakoze mu gihe gikomeye bari guhindura constitution ya Kristo, bavuga kuva mu mategeko bajya mu buntu. Barabishe, barababazwa. Abo nabo. Hari generasiyo nayo yaje nyuma mu gihe cya ba Pawulo. Mugira se ngo generasiyo y'intumwa ba Apotre Peter na ba Paul ni imwe? Ntabwo ari imwe, kuko Pawulo akuvuga ngo nyuma y'imyaka 14, nyuma y'imyaka abo ngo batakiriho, nawe abaho mu gihe cye. Kenshi avuga ngo kenshi nagiye nyura mu mibabaro, kenshi nagiye nyura, ngo kenshi banshikije mu gitebo bagiye kunyica. Iyo nayo ni generasiyo yabo, ariko ni abantu ntabwo b'intwari bahagaze kigabo, barabica. Hari na generasiyo y'abizera, none bari gukora lisite y'abizera, ngabo nabo isi niba ikwiye ko bayibamo. Bibiliya nayo iza kugira gute? Iza kurangiza kwandikwa ibyari bikwiye kwandikwa mu gihe, mu byagomba kujya mu byanditswe. Generasiyo z'ibihe byacu nazo ziraza, ariko ijambo ry'Imana ngo uhereye Yesu Kristo yavuye ku isi, imperuka yaratangiye. Ibihe by'imperuka byaratangiye. Izo generasiyo zaragiye, ubu turi mu yacu. Turi mu yacu tutazi uko ingana, ariko tugomba gukoramo igihe tukanakiranuka kandi tugategura igihe cy'umwami cyo kuza. Muri izo generasiyo zose bahoraga bateguye ijambo Yesu yavuze ngo ndaje vuba. Umwuka arangendeye muri ino minsi arambwira ngo mujye mubwira abantu ngo ndaje vuba. Niyo mesaje Yesu yasize. Mwitegure, mukore, mucunguze uburyo mwete, mukore kuko igihe cy'intwari cyarananiwe. Turi mu ntwarane, ariko turiganyira iby'umubiri gusa, turaririra iby'umubiri. Umwana ararwaye, amadeni aranyishe, ijya ndeba prayer petition zajya ngasanga ni ibyo byonyine bitondetseho, ariko ibyo hakurya naho ko tugomba kuhategura, hakurya y'amazi. Hano Yesu aratangira ngo, Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo. Ibi ngibi noneho twarabibonesheje amaso, ariko hano Yesu avuga ngo mwirinde hatagira ubayobya. Deja twarayobye, twarabakurikiye. Aravuga ngo bazayobya benshi, niko yavuze. Muzumva iby'intambara n'impuha n'intambara. N'intambara byo twarabimenyere, wagira ngo it's a normal life, tuzi ko ari ubuzima busanzwe. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Mubyumve, turi mu bihe by'imperuka, ariko imperuka izaba itaraza. Ariko ibi ni ibihe Yesu yashaka kugaragaza. Aravuga ngo ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ibi ngibi ni ibimenyetso by'ibihe. Noneho iyo usomye Matayo 24, wumva ko bimwe byabaye mu gihe cya Nebukadinezari, bimwe byarabaye, ariko bimwe ntibiraba. Iyo ugeze muri Luka 21 uhita ubona ko bimwe bitaraba. Ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro yo kuramukwa. Yesu arabipresiza ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe. Iyo ibi bihe ubyumva, wumva ari ibihe biboneka muri generasiyo ya buri generasiyo, buri kinyejana cyagenewe abantu runaka. Ibi bihe bibonekamo bimwe na bimwe, ibimenyetso by'ibihe bigenda bibonekamo. ngo ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma. Nibwo benshi bazagira gute? Bazasubira inyuma. Mwa bantu mwe mube maso.
niba uzi gusenga isengesho ry'iminota 5 wihangane uriprolonge ribe 6 ejo ribe 7 ribe 10 kuko ibihe bigiye kugera ukoresha amazi wabitse sinzi niba mubibona amatorero rega bari kuyafunga nanjye ndagenda nkiryamira ukwezi hari n'abandi bizagenda gutya muzi ko se bipfa kubaho parazari hari igihe giteganywa ngo Imana irebe rega umuntu wese iyo yigagira n'igihe akabazwa ese ibyo wize uri kubikoresha ejo bundi nabaje gusa ese morning prayer muracyayitaho hari igihe nanjye mba ndi gukubitirwa aho hirya ariko Imana yabishimye kugira ngo abantu bavuge se ibyo twigishijwe ubu tubajijwe twabikora atabitwibukije twabikora ngo bazasubira inyuma abantu benshi bazasubira inyuma ngo bazagambanirwa bangane ibihe byo kwangana tubirimo urukundo rwabaye ruke dusurira abantu kuri stati nanjye ubwanjye ejo nabwiye umuntu koko naguheruka sinarimeruka amakuru ye kandi turakorana ariko najyaga ncaje kuri stati nkamubona nta nubwo ari umwe ni babiri ejo nabibwiye uko niko urukundo rwa benshi rumeze umuntu akakwibagira no mu mutwe akihanagura ukamwibuka ari uko umubonye kuri stati noneho kandi dufite amapakisi yo guhamagara ushobora no gufata nimero ngo uhamagare ariko amakuru ko ntaheruka kukubona ibyo urukundo rwa benshi ruzakonja muzi ruzakonja mu buhe buryo rwaratangiye memu n'abavandimwe hari umuntu ejo wambajije musaza wanjye ndamubwira nta ngo ariko gakoze accident navuga nanjye narabimbwiye koze accident sinzi ahantu aba singiye kubabeshya ni gake cyane nshaka kumufatisha ko naramuhamagaye ndamubura uko ni urukundo rw'ibihe bya nyuma ibyo ni ibimenyetso by'ibihe ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi Uwiteka turengere atujabure mw'abantu mwe wenda bashobora kuba bataratuyobeje ko mutere twaba tugifitemo akariro gake kaka ariko batwaye ibyacu ejo bundi ndamubwira umuhanuzi ngo wantwaye 15,000 ayakuye mu yanyacitisha ishakoshi akoramo arayatwara ndayamurekera nari mfite menshi ko sinari nzi aje namwe agakwanje ndakuye ko nyine amafaranga yawe naho ni umuntu ngo wanyifuje igihe kinini biramunanira aravuga nanjye nzamukomesha ajya kundogesha ibyo ngibyo abo bahanuzi twahuye nabo usibye ko Imana ni nyemwe n'imbabazi murabona ko ubwami bwabo buri kugenda bugwa gake gake so ariko ndagira ngo mbabwire nubwo baguye ariko bayobeje benshi badutwaye ibyacu baraducucuye ikikwereka ko abantu badafite Imana ikomeye muri bo ni uko Yesu aravuga ngo bazavangwa ari ahantu ujyayo bakajyayo kubera ubwoba bw'ubuzima kubera kutizera ko Imana yadutungisha yatubeshaho ariko Epuguta nta gihe na kimwe Imana yigeze ihana abana bayo no mu bihe bikomeye Imana igica inzira z'abana bayo ariko ikibazo ntabwo dufite nabatangiye mvuga ngo ijambo ryanjye niribo muri mwe amagambo yanjye njye na data tuzaza aho turi niko Yesu yavuze musabe icyo mushaka nta gihe nigeze numva Imana itererana umuntu wagumye hamwe akayitegereza ariko baravuze ngo ari Kamonyi ugiye ari Musanze agiye ari Rubavu ari Cyangugu ugiyeyo ibyo bihe twese twabiciyemo ariko ngo iyo myaka yo kujijwa Imana yagize gute yarayitubabariye kuko iracyaduhaye umwanya wo gutekereza neza ariko mwabantu Yesu yarabaje ngo kuki mutamenya ibihe igihe ejo bundi ndi kubona kugwa ko matorero n'abahanuzi abantu bavuga ko bashobora kuba batanafite ubuhanuzi buva ku Mana nahise nibuka rino jambo rihora rinzama ariko ijambo ryarabivuze Yesu yaravuze ngo aba bantu bazaza biyita izina ryanjye njya nibuka indirimbo y'abakatolike yaririmbaga ngo Yesu Kristo ati abo bazaza bitwaje izina ryanjye bazabavuga ni njyewe Kristo abo bazaza ibyo ntabwo ari ikindi kimenyetso cy'ibihe hari ikimenyetso twirengagiza uburwayi twirengagiza inzara twirengagiza intambara twirengagiza urwango rwa benshi ruzagwira ariko iki kimenyetso cy'abahanuzi b'ibinyoma ntabwo mukibona ko tuvuye muri era y'intebe y'ikimenyetso y'abahanuzi b'ibinyoma ni nabo Daniyeli yavuze ngo ubwo ikizira kizagera hera bahagaze kuri altari ya hera bahanura bavuga izina ry'Imana baribeshyera uranyumva ngo kuko ubugome bwa benshi buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa
uwihangana akagezwa imperuka. Hari umuntu ejo bundi warimo anganiza ndamubwira nti iyo usomye icyanditswe cy'imbuto zaguye ku mabuye izindi ku kara izindi mu butaka bwiza, hari verisi ivuga niba iri muri Luka niba iri muri Matayo niba iri muri Mariko, ariko hari verisi imwe ivuga ngo izaguye mu butaka bwiza zeze kubwo kwihangana. Bana b'Imana, ntawe Imana yimye ibiryo, kuko biravuga ngo irambura ikiganza kimwe igahaza abari mu isi yose. Ntawe Imana yimye ibiryo, ntawe Imana yimye umwambaro, usibye ko dufite inyota y'iyi si, ariko ntawe Imana yaretse gutungisha, ariko byose mu kwihangana no kwitegereza. Ariko iyo mbivuga numva ndi kuvuga ubutumwa butuzuye, kubera ko hari ikintu abantu bakeneye ngewe naje gusanga atari cyo ndi kuvuga. Abantu bo bakeneye ibyo babona, iby'iyi si byirukanka, ariko impamvu babikenewe bigishijwe nabi, ntabwo bigeze bamenya ko ijambo rivuga ngo numenya ukuri niko kuzakubatura, kandi umuntu wabatuwe agira ubwenge akamenya n'aho ashakira ubuzima. Umwami Imana ntigeze reka dutererana. Umwaka ushize twagendeye ku ijambo Ezra riyoboza Imana inzira, ngo bayoboza Imana inzira, ngo bageze kuri ako kayira ngo bafata iminsi bariyiriza bayoboza Imana inzira. Nta kintu na kimwe cyagusobye. Naratangaye iyo situation yo ku kazi ukuntu yahindutse ndi muri treasury yo gusenga. Nahise mvuga umuririmbyi avuga ngo ibasha gukora cyane ibihambaye kurusha ibyo dusaba. Nta muntu inzira yigeze isoba, ahubwo ni umuntu utarigeze amenya kugendana n'Imana. Nta muntu wigeze ayo bari kumwe n'Imana. Yesu yaravuze ngo mukiri mu isi mufashe igihe mu ntambara. Nibyo turazifashe, ntabwo zigeze zivaho. Ntibikuraho intambara, ariko hamwe n'Imana ubasha kubona imbere. Hano avuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa ku isi yose. Iyo ni na message intera ubwoba cyane. Ese ntimubona ko ubutumwa bwiza bw'ubwami bumaze kwigishwa ku isi yose? Hari ahantu mutari kububona? ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ndabajyana mu byanditswe byinshi munyihanganira uyu munsi, ariko ndashaka kugira ngo mbabwire ko nubwo twakwishimira kubona akawunga n'amazu meza, ariko dufite n'ahandi hantu dutegereje kuzatanga ripoti. Dufite n'ahandi badutegereje kutubaza ngo ese wari uri mu isi wakoze iki, wagendeye ku ki, wabyitwayemo gute? Kubera iki? Kubera ko mu gakiza twahawe harimo ibice bibiri. Harimo ubuzima tugomba gutunganya turi muri iyi si, ariko ubwo buzima kandi nabwo dutegurira ubuzaza naho. Nkunda iryo jambo ngo ubuzaza naho. Iyo usomye muri Timoteyo avuga ngo kubaha Imana bigira umumaro ngo muri iyi si, ngo ariko bukagira umumaro cyane n'ubuzima buzaza naho. Aravuga rero hano Zefaniya ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Zefaniya, ngo ni umuhanuzi, niko Bibiliya imwita. ngo Zefaniya mwene Kushi mwene Gedaliya mwene Amariya mwene Hezekiya ku ngoma ya Yosiya mwene Amoni umwami w'Ubuyuda. Barapresizaga kuko bashaka kugira bavuge neza uwabivuze. Uwiteka aravuga ati nzatsembaho ibintu byose biri ku isi. Niko ijambo ryaje. Nta nubwo hano yahanuriraga Isiraheli gusa, yavuze mu bihe by'imperuka ngo nzatsembaho abantu n'amatungo, nzatsembaho ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja, n'abakiranirwa n'ibisitaza byabo. Nzaca abantu ku isi. Murabyumva? Niko Uwiteka avuga. Uyu ntiyahanuriraga Abisiraheli, ntiyahanuraga n'ibihe bya Kristo, yahanuraga mu bihe bya nyuma. ngo nzarambura ukuboko kwanjye ntera ab'i Buyuda n'abatuye i Yerusalemu bose, nzaca ibyasigaye bya Bali, aho abantu n'izina ry'Abakemari hamwe n'abatambyi n'abasenga ingabo zo mu kirere zo mu ijuru bari hejuru n'amazu yabo, n'abasenga barahira Uwiteka bakagerekaho na Milikomu n'ibigirwamana by'iwabo. Ijambo naritinya ngo n'abasubiye inyuma bakareka gukurikira Uwiteka, n'abatigeze gushaka Uwiteka habe no kumusenga, abo bose Uwiteka ngo azabatsembaho. N'abasubiye inyuma n'abatigeze gushaka Uwiteka. Ujye uceceka. Ijambo nari meditseho kuva ejo nijoro no mu gitondo ndisubiraho, bavuga ngo ujye ucecekera imbere y'Umwami Imana, kuko
umunsi w'Uwiteka uri hafi. Nzareba mu zindi verisiyo uku guceceka bashatse kuvuga, nzareba muri iri jambo ry'Imana, maybe ko bashatse kuvuga ngo ujye uteka, ujye umedita, utuze, utekereze ku bwami. Hari ukuntu umuntu ashobora gutekereza ku buzima bwe, agatekereza ejo narimo mbaza Imana ariko Mana ubundi unshakaho iki, ni iki wifuza ko nkora? Ujye ufata igihe cyawe utekane imbere y'Umwami Imana, ujye ucecekera imbere y'Umwami Imana kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi. Uwiteka yiringanirije igitambo yeza n'indarikwa. Ku munsi w'igitambo cy'Uwiteka nzahana ibikomangoma n'abana b'umwami n'abambaye imyambaro y'abanyamahanga. Uwo munsi nzahana abasimbuka ibitabo by'amazu bose, bakuzuza inyumba ya shebuja mo urugomo n'uburiganya. Uwo munsi niko Uwiteka avuga, hazumvikana induru ku irembo ry'amafi, ubwo ryari irembo ryo muri Yerusalemu, n'umuborogo ukomeye mu ruhande rwa kabiri, no guhorera gukomeye kuzaba guturutse mu misozi. Nimuboroge yemwe abatuye, ari kuvuga muri biriya bice by'iwabo, kuko abantu b'i Kanani baciwe n'abikorezi b'ifeza batsembweho. Ng'icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu imuri, mpane abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga. Hanakomeza avuga iby'uwo munsi ngo umunsi ukomeye w'Uwiteka uri bugufi, ndetse umuhindo wawo ugeze hafi kandi urihuta. Ngo intwari irataka inyinyiriwe. Uwo munsi ni umunsi w'uburakari, ni umunsi w'amakuba, ni umunsi w'umubabaro, ni umunsi wo kurimbura no kwangiza, ni umunsi uri mu mwijima n'ibihu, ni umunsi w'ibicu n'umwijima w'icuraburindi, ni umunsi wo kuvuza impanda n'induru, bivugira imidugudu y'ibihome n'iminara miremire. Nzihesha abantu bagenda. Urumva hano muri Zefaniya naho ni umuhanuzi wahanuye agaragaza iby'uwo munsi w'Umwami Imana, umunsi w'uburakari bw'Uwiteka, sibyo? Hanyuma Yesu anavuga kurimbuka kwa Yerusalemu, tugeze kuri Luka 20:25 avuga ngo kandi hazabaho ibimenyetso ku zuba no ku kwezi. Urumva ibi ni ibihe bitaraza, no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara, bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona, muze kumva, ubwo nibwo bazabona Umwana w'umuntu aje mu gicu. Uko yagiye yambaye umubiri niko azagaruka, afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Kuzaba kutaragera, ariko kuzaba kwenda gusohora. Kandi abacira umugani ati, nimwitegereze umutini n'ibindi biti byose, iyo bimaze gutoha murabimenya mukamenya ubwanyu ko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo bibaye, muzamenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana bwo buregereje, kuko ibimenyetso by'ibihe twarabibonye, tumaze kubibona. Ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashira na hato, kugeza aho byose bizasoborera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira. Ariko mwirinde, mwumve neza mesaje, mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si, ibisindisha. Pawulo niko yabyise, we yabyise ibisindisha. Uwo munsi ukazabatungura. Gushaka iby'iyi si ntabwo ari bibi, ariko mugafata n'umwanya w'Imana kugira ngo mumenye icyo Imana ibivugaho. Imana ikagira ijambo muri buri kintu cyose, ko turaje dusoma ahantu Pawulo avuga ngo mwebweho ntabwo bizabatungura kuko muri ab'umucyo. Umuntu ashatse iby'isi ariko akagira n'Imana ku ruhande, bagafatanya kugira ngo uwo munsi utazadutungura. Erega n'indi minsi mibi ni uko idutungura, ni uko tuba twarebye one side,
kandi buriya abantu bo muri iyi si baravuga ngo turi abahanga, sibyo? Hanyuma hano asigara avuga rero sasa ngo ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si. Hari ivutu, gusinda n'amaganya. Hari ubwo umuntu ahaga, babyita kugira ikinure ku mutima, ntabashe kubona neza. Hariho no gusinda, ibisindisha by'isi ntabwo ari inzoga gusa, bikakuzengereza. Amabuwate de nise, gusohoka, kunywa inzoga, mbese ugahora uri mu kirere, ugahora utari soba. Sinzi ukuntu soba mu kinyarwanda nabivuga, ugahora utari aweya, ugahora udafite mayindi imeze neza. Hari ikintu umwuka yaranyigishije muri uru rugendo, iyo umuntu ambwiye ngo tuzavugana ejo aba angiriye neza, ndavuga ok reka ngende ndyame nduhuke, mu gitondo ndatekereza neza nanasenge icyo tuza kuvugana. Cyangwa umuntu akambwira anje iyi dosiye yinkorereho, ngewe ubu ngubu naniwe, nakoze nk'urugendo naniwe, ukanzanira miliyari, ukambwira ati anje miliyari kandi nyakeneye, ngewe iryo joro ntabwo nayakoresha, ntagenda nkaryama nkabanza nkabasoba. Sinzi niba mwumva ijambo soba icyo rivuga, kubanza ukamera neza mu mutwe. Ntabwo bishoboka rero ko waraye unywa inzoga, ubyutse ufite hangova, uri kuruka utazi naho waraye, ngo umbwire ngo ntabwo ari ibisindisha. Ntabwo ari inzoga gusa, ni ibintu byose bituma mu mutwe hadatekereza, hirengagiza ukuri kuri imbere yawe. Hano ahita avuga ngo ariko mwirinde imitima yanyu yo kuremererwa n'ivutu no gusinda, noneho ngo n'amaganya y'iyi si. Hano yarageze mu bibazo bigenda bikatwibira, nanjye urwo rugendo njya nducamo. Bavuga umuhanuzi ukomeye na Yesu yirahiye Yohana, ari we ngo Eliya, ngo yagiye munsi y'igiti cy'umuretomo, niba ari umuretomo, yicaramo, aravuga ngo abahanuzi bose babishe, unarwanya ishyaka, nagize nte? Amaganya akagufata akavuga ati wibagiwe uko twagendanye n'umugabo ukomeye cyane witwa Mose abonye Imana, yageze aharaganya aravuga ngo nutaza ngo tujyane naho njya. Amaganya yari yamwuze, ari kwibaza ngo ariko iyi Imana ni Imana ki ita ubwoko bwayo mu butayu? Hari igihe amaganya y'iyi si agenda nayo akatuzirika, ariko Yesu aravuze ngo mwirinde, avuga ngo uwo munsi uzabatungura, kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego. Ariko asiga atanze adivayizi ngo nuko rero mujye muba maso, nibyo mvuze, musenge iminsi yose ngo kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwami mwana w'umuntu. Murabyumva? ngo nuko rero mube maso, musenge iminsi yose kugira ngo mubone uko kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Nabasomeye ibyanditswe byinshi, ariko iri jambo ryo kugira ngo abantu bumve igihe, ni ukugira ngo nubwo twakunda kwibera muri iyi gakondo, nubwo tuyizirikana, naje gusanga iyi gakondo tubamo ni nko gufata igipapuro ukacyomeka ku kibambasi wagushyizeho amacanjwe, hashira iminota kikagwa kubera ko nta kora iriho. Niko n'ubuzima bwacu muri iyi si tumeze. Niyo mpamvu umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo iyi gakondo ngo bifuza gakondo irushaho kuba nziza, ngiza kuba nziza iyi ngiyi, baba barifuje kuyigumamo ariko ntibigeze babifuza kuyigumamo. Ariko mbabwire, mbabaze, nubwo byamera gute nta muntu wifuza gutaha? Ngiye cyakoze njya mbwira Imana, gutaha ndabishaka, ariko uzacyure n'abana banjye, ntazabemo wo kurimbuka. aha hanyuma Daniyeli we abivugaho yaravuze ngo ariko ababi bazakomeza kuba babi. Niko yavuze, yaravuze ngo benshi bazatunganywa muri icyo gihe cy'umubabaro, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ngo ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, ngo kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Iyo uhereye ku gice cya 9 aravuga ngo aransubiza ati igendere Daniyeli, kuko aya magambo ahishwe kandi afatanyijwe ikimenyetso kugeza igihe. Umuntu ukunda ijambo ry'Imana azasome Daniyeli igice cya 9 arangize, nibwo azamenya ibyo turi kuvuga. Ariko aravuga ngo ariko ababi bazakomeza babe babi. Rero kubera ko ejo umwana w'umukobwa arimo anyandikira ambwira abantu bamuroze, abamugambaniye ku kazi, agire gute, ndamubwira ni mwana wa mama, rero
twicaranye n'abarangi tugendana nabo mu modoka dukorana akazi twirwana nabo ndamubwira nti umwami Yesu aguha umwuka wo kurobanura imyuka discernation ntabwo ari ngombwa ngo ugire n'inshuti nyinshi nta nubwo ari ngombwa ngo udepande ku bantu we makinga sure kubanye n'Imana neza inshuti nziza izazizana arambwira ngo Imana iri kumukuraho indyarya ndamubwira nabyo nizigenda ariko zaje kukwigisha aho icyo kibanza indyarya zari zirimo Imana ikizanimo abera abantu beza muri isi buriya barahari nabo so rero abantu babi bazakomeza kubaho noneho ikintu gitangaje ni aba twirirwamo noneho ugashaka kwambara nkabo ugashaka kuvuga nkabo ugashaka gusa nabo ni ukuvuga ngo umwami Imana arashaka ngo tube maso tube soba tube maso niko asoje hariya mu Rwanda mu cyanditswe cyo muri Luka abivuga hano Pawulo rero avuga ibyo mu Batesalonike ngira ngo ariko bene data Abatesalonike ba mbere ngo ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye ngewe nabigisha morning prayer nabigisha amategeko ya Yesu nabigisha biriya byose twagiye ducamo byari inyigisho zidufasha kumenya ngo uko twakwitwara umunsi ku wundi iby'umwuka guhumuriza abantu banjye muri Yesaya aravuga ngo muhumurize abantu banjye kuko hari igihe umuntu aba atentebutse mubashyiremo imbaraga n'ahangaha Paul asoza abivuga ariko bene data ntimushaka ko mutabimenya biriya byose byari ngombwa ariko tugomba no kubibutsa ko uru rugendo ni urugendo rufite aho rwerekeza ngo ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro buriya bari abantu batazi aho bajya nta byiringiro bafite ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka aba ariko twizera yuko Imana izazana nawe na Yesu izazana na Yesu abasinziriye muri mwe iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho ni Abatesalonike ba mbere igice cya 4 uhereye kuri 13 basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye bazabanza kuzuka kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bice ariko ibi bintu by'iminsi y'ibihe ndi gutaha nijoro nari muri bisi numva bashyizemo yandirimo ngo hejuru mu kirere nayo ivuga uko umwami Imana azaza ntabwo rero dushaka ko mutabimenya Pawulo niko yavuze ubimenye nanjye mbimenye tujye duha turi kuri ya rero Yesu avuze ngo musenge mube maso kugira icyo gihe kitazabatungura njye narababwiye ngo morning prayer abafasha gushimira Imana kubw'ijoro gutegura umunsi nijoro ntabwo byari gukunda ko dushyiraho isengesho ryo kuryama kameme turi macuwa ntabwo nawe uza ngo wihirike nk'ingurube ugomba gushima Imana ko umunsi urangiye amahoro ko yabanye nawe ku byo wabonesheje amaso yakoze naho bitagenze neza uvuga uti Imana ndagushima ko bitampitanye hanyuma yibwira uti iri joro ndariguhaye kuko abarozi bakora nijoro abagome n'abami b'isi na principalite n'abaki bose bakora mu majoro noneho bo bagategura umunsi wabo so rero natwe iryo joro tutarihaye Kristo usanga aribwo tugira inzozi mbi abatuniga abagira gute so tube maso rero kugira ngo ibihe bitazadutungura erega buriya na ya minsi mibi yagutunguye nuko utabaye maso noneho tekereza umunsi w'umwami Imana ngo hazaba umuborogo mwinshi ngo hazaba umubabaro mwinshi hano Pawulo akomeza avuga ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose ariko hasi ngo nuko mumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo
aya magambo iyo umuntu ari kuyamaranisha imibabaro abwira umuntu ngo nubwo iyi si turemerewe ariko tuzagira gakondo nziza. Ni ukuri ikigereranyo Lazaro yabaye mu isi ari umunyamibabaro ariko niwe waryamye mu gituza cya Aburahamu bwa mbere. Nyamutunzi yari ari hehe? Murabyibuka. Tuzagera igihe turyame mu gituza cya Aburahamu, tuzagera igihe turuhuke iyi miruho n'imihati, uburwayi, ubukene, amadeni, ibyaha. Uyu mwami w'isi udutwaza igitugu tuzagera aho tumuruhuke. Ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa. Impamvu atabivuze ntabyo azi, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikirana hato. Ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, sibyo? Yabivuze. Ariko mwene data arabizeye ko muri maso kugira ngo uwo munsi utazabatungura. Mwebweho bene data ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa. Ni akantu k'umutego. Muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa. Ni ukuvuga ngo muhora muri maso mwiteguye. Muri ba bakobwa 5 bafite amatabaza yabo arimo amavuta. Ngo ntituri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima. Anabyo abisubiyemo ngo nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso twirinda ibisindisha. Rya jambo riragarutse. Kuko abasinzira basinzira nijoro, n'abasinda basinda nijoro. Ariko twebweho ubwo turi ab'amanywa twirinda ibisindisha, twambaye kwizera n'urukundo nk'icyuma gikingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero. Kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo, wadupfiriye kugira ngo nituba turi maso cyangwa nituba tudusinziriye tuzabane nawe. Nuko rero muhumurizanye kandi muhugurane nk'uko musanzwe mubikora. Aleluya. Muhugurane nk'uko musanzwe mubikora. Mu byahishe avangwa, ariko aho niho kwihangana kw'abera kuri. Mwene ibyo byiringiro dutegereje niho kwihangana kwacu kuri. Bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Kristo. Aleluya. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, ni Ibyahishuwe 14 guhera kuri 12 kugera kuri 13. Ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uhereye none, hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Amen. Kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Umwami Imana wacu aduha imitima yo kumenya ibihe, atwuzemo kuba soba, kuba maso, atwongezemo gusenga, atwongere no kuba mu maso, atwongere no kuba attached kuri we. Mwami Yesu ndagushimye kubwira ijambo, kutwibukije ibihe naho twerekeza n'igihe kigiye kuzaza. Ariko turanezerewe ko uwo munsi umwami Imana uzagera tukaruhuka imiruho n'imihati. Duhe imbaraga zo kugenda, twegure, duhagurutse. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo birashoboka ko igiti cyagwa, ngo ariko iyo cyongeye kumva amazi ngo kirahaguruka kikazuka. Gendana natwe Yesu, ahamanuka ugendane natwe, ahazamuka uruhura imitima yacu, utworohereze, udutabare, udukize. Aho byatunaniye uhagaragare, kuko uri Imana y'ibidashoboka. Hanyuma Yesu, n'abaguye hano bose batagifite imbaraga zo kwegura, ndatuye ngo ijambo ry'ubugingo, ry'amazi y'ubugingo ritembe mu mitima yabo. Bongere bagire inyota yo kugushaka, bongere bagire inyota yo kugukunda, bongere ubagenderere muri byose. Hanyuma ikigeretse kuri icyo, n'abatakuzi mwami bakumenye, batazaba muri wa mujinya watubwiye, aho uzatsembaho abasubiye inyuma n'abatarigeze kukumenya.
Yesu ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Wowe wasubiye inyuma, wowe wumva utagikunze Imana, wowe utagifite imbaraga, subiramo aya magambo ngo Mwami Yesu, maze kumva ijambo ryawe, nsinzwe n'urubanza. Umutima wanjye unyemeje ko nsinzwe n'urubanza. Nciye bugufi, niyemeje kugaruka mu bwatsi bwawe. Umbere umwami, umbere umukiza, umbere umuyobozi w'ubugingo bwanjye. Sinzongere kubaho niyobora, sinzongere kubaho ngendera mu by'isi, ahubwo ngendere ku ijwi ryawe, nyoborwe nawe. Ibya kera byose birashize, umbabarire ibyaha byanjye no kunanirwa, unyandukure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, nongere nsubize ubwenge ku gihe ngendane nawe, mu izina rya Yesu Kristo. Bana b'Imana rero ndabakunda, shalom shalom, mugire weekend nziza.